ishimwe n'icyubahiro bimugarukire. Mzee Ntaganda Imana iguhe umugisha. Agatege ufite wakazanye, Imana igahereho iguha imbaraga. Twaririmbye yicaye ariko nta kibazo, umutima we aranezerwa. Sibyo frère? Umeze neza? Mana mwene data yaje kirerewe. Umudiyakoni amubwira ko ibyo kwandika bidashoboka, ariko umudiyakoni ni umwuka wera. Ararwaye, azajya i Nairobi kwa gatatu kwivuza, katugusengera. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo, mukize w'ubuntu n'imbabazi, mugaragu wawe, umwana wawe mwene data mukundwa azajya kwivuza Nairobi. Nabyo turabigushimiye kuko hari abakenera kujyayo ntabishobore, ariko ikirute cyo uzamubanziriza imbere, tegurira icyuma agendamo, mutegurire umuganga uhuje no kuyoborwa nawe, nurangiza gukora umukozi w'umuhanga. Ijambo ryatangiye amateraniro tutaravuga ikintu na kimwe, ryavuze ngo niba ubabarira ibyaha byawe byose akagukiza indwara zawe zose. Muri soreze mwene data Yohane Ntaganda, tuzamubone, turamwibuka ko yizeye, ntabwo yaciye mu idirishya, n'umwana wawe. Turabahamya mwami, uzamube hafi kandi uzahe urugo rwe impundu no kugusingiza akize. Natwe twese abera tuzafatanya kugushima, ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Teka azabane nawe. Ntago banditse agapapuro, ariko Imana izi detaye. Sinzi niba mufite amaso yo kubona. Ntago buri munsi se njya kuramutsa Ntaganda cyangwa nkamuvuga. Sibwo bwa mbere ahimbaza yicaye, ariko Imana yabonye ko icyo cyifuzo kigomba gutambuka, mukakimenya, mukajyana nawe. Bivuze ngo rwose Mwami yaravuze ngo n'imisatsi yanyu irabaze. Imbere ni heza. Tuvuge nka Baramu, nubwo yahatirwaga kuvuma ntibishoboke, ihanga ryahawe umugisha. Yageze ahantu haca impaka, aravuga ati cyama amaherezo nka yawe. Sibyo se? Imbere ni heza. Abandi bahagaritse imitima kubw'ibizaba ejo. Akaso turirirwa turirimba, katuyibikire, tujye mu ijambo. Kuva ubu sinibizaba ejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose ko Imana ibitegeka, kwiganyira no kubusa, mbeshwaho no kwizera Yesu. Ningiye imbabazi ze, mbubatirwa n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Akaririmbye da, harakabaho umwuka wera bo. Murumva dona, murumva uwo muntu, urumva rutage, urumva uwo muntu mu by'ukuri, urumva uwo muntu azazwe, umuntu uvuga ibintu nk'ibi. Kuva ubu sintinye ibizaba ejo, ibyango cyangwa amahirwe, nzi byose ko Imana ibitegeka, kwiganyira no kubusa, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatirwa n'umukiza unkunda. Hakurikiraho iki? Nizeye Yesu, ikindi ntukivuge. Ntabwo bafite. Urumva ki umuntu umeze atyo
umuntu umeze atyo si umunyamahirwe. None muzehe we niyo waje kubwiriza wabwirije cyangwa ugataha, oya Mwuka Wera ari ku kazi. Dufatanyije na Dawidi kuvuga ngo hahirwa ihanga Uwiteka abereye Imana. Abambatangarije ngo ntihagire ikiguhagarika umutima, ntihagire ugutega iminsi kuko iminsi yawe irazwi. Ntihagire ugucyurira, ntihagire ukugira gute, nubona n'uwihaye kugira umenye ko uvuge nka Yesu ku musaraba, uvuge nka Stefano yicishwa amabuye, uvuge ngo mubabarire ntazi icyo akora, gendi ndashinganye. Ariko rero kadusome ijambo, kadusome byanditswe. Turacyari hano mu Baroma 16. Ujize atari ejo twari twageze ku murongo wa 13 niwo duheraho, n'ejo twawukomejeho gatoya, ariko Umwuka Wera atutwara uko ashaka, na n'ubu niwe twiringiye. Dusome 12 na 13 tube twicaye. Mwene data Nkusi. Muntahirize Tirufayina na Tirufosa bakorera mu mwami wacu. Muntahirize Tirufayina na Tirufosa bakorera mu mwami wacu. Abaroma 16:12. Muntahirize Tirufayina na Tirufosa bakorera mu mwami wacu. Muntahirize Perusi ukundwa wakoreye mu mwami cyane. Muntahirize Perusi ukundwa wakoreye mu mwami cyane. Muntahirize Rufo watoranijwe mu mwami. Muntahirize Rufo watoranijwe mu mwami. Na nyina ni nka mama. Na nyina ni nka mama. Twicare. Turacyari mu ijambo, ntago riturambira, kuko iyo ijambo rihishuwe rigahinduka ikibwirizwa, sibyo, ni Kristo uba wigaragaza. Niyo mpamvu rikomeza ari rishya, niyo mpamvu iryo jambo rihamirijwe riba rihuje n'ibyo umwami yabwiye intumwa ze, ngo uwo mwuka naza azampamiriza, sibyo se, azampesha icyubahiro, ntabwo azavuga ibye, azafata ibyanjye abibamenyeshe. Haleluya. Ngo azabayobora mu kuri kose. Turashimira Imana ko tubwirizwa n'umwuka wayo, kandi ikaba iduha ububasha, la capacité, ububasha, sibyo, ububasha. Ububasha ni imbaraga z'imbere zibashisha zifite gukora igikenewe. Murabyumva? La capacité, ububasha ni imbaraga uba wifitemo zigushoboza gukora umurimo runaka, kubona ahantu runaka, sibyo se? Twifitemo ububasha bwo kubona Imana mu ijambo ryayo, sibyo? Twifitemo ububasha bwo kumva imvugo y'ijuru, twifitemo ububasha bwo guhishurirwa. Ibyo umuntu wese abihabwa ukwe, nundukwe nundukwe nundukwe, ntawagabanyirizaho mugenzi we. Nta muntu wasobanurira adasobanuriwe n'umwuka, sibyo se? Niyo mpamvu ntabwo ari umubwirizabutumwa udusobanurira icyo Imana ivuze. Umubwirizabutumwa avugirwamo nayo. Imana
igasobanurira buri ntore yayo icyo yavuze. Turashimira Imana kubw'ibyo, kubw'iyo mpano iruta izindi, ariyo kubona Imana mu ijambo ryayo. Si byose niyo mpano izihatse, niyo mpano ishingirwaho, kuko umugisha w'Imana wose, inama zayo zose, ubwiru bwayo bwose, ubwami bwayo bwose bibumbatiwe mu ijambo ryayo. Mu gihe urihushije uba uhabanye nabyo. Mu gihe Imana iguhaye kumva iryo jambo no kurisobanukirwa, uba uhobeye imigambi y'Imana. Tukaba rero dushimira Imana kubw'iyo mpano yaduhaye. Ibyo Madame Rwabagabo yaje, ya nkorora imeze gute? Ko mutagira gutya? Twapfa guterana, nous avons attaqué ce démon, sibyo? Imbona nkubone, ibyo bita mu Gifaransa prendre le taureau par les cornes. Urabona imfizi yica, iyo uyumvamo imbaraga, mu Faransa aravuze ngo ni prendre le taureau par les cornes, uyicakira amahembe. Ariko ubwo uba wiyumvamo kakomeza akiziringa hariya, sinzi ko namwe se kari kamaze igihe kingana iki, nta nubwo ku buryo utanakizi. Mu gihe uri ku meza y'ibijumba ntukorora, urye muceri ntukorora, mupfa kuza kurya ijambo. Tuna uwezo, nous avons la capacité de désarmer les méchants. Dufite ububasha bwo kwambura intwaro umugome. Nibyo turi ingabo z'Uwiteka, yitwa Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, Uwiteka Nyiringabo. Murabyemera? Ni umurwanyi. Ni umurwanyi? Ibyo kuvuga ngo ibintu biragutera byihorere gusa, iringira uwanesheje. Uvuge ngo wamuririmbyi ngo nduburira amaso yanjye ku musozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye isi n'ijuru. Ndanezerewe cyane kubw'imbabazi Imana yagiriye mushiki wacu. Nawe buriya wari umaze nawe, buriya ngira ngo nawe wari warambiwe. Wari warambiwe? Taratwanduza kandi utari bugume mu rugo rwo gukorera urugo rwawe. Ariko nawe none se ko n'umukobwa yarwaje umugabo, nawe uhita ugenda uzakomeza uze gukoropa. Se uriya niwe wagenderagaho. Muri iki gihe ni igihe cyo kuvuga. Abaroma 16 tugomba kuyijyamo neza. Tuzageraho, sinzi ukuntu mubibona, banza ibyo n'iby'Imana tuzi bakoresha tuzabavuga. Ese ko harimo bavuga ngo turifoza abara dona turauti, ndabona ari cyo gihe, si byo sere na sere Kitoto, Esperance Kitoto. Kitoto ni uruhe rurimi? Igikongomani se ni rurimi? Oya, hari Ikirega, hari niki? Ni Kisonge. Bisobanura iki? Kitoto kiza, kitu kizuri. Kitoto n'ururimi rwa Kisonge, ntabwo uzi icyo bisobanura. Uwawurize wazazi, yarapfuye mama wawe. Kitoto ariko nubari nk'ikintu kiza. Kiza bisobanura umwana ukurikira impanga. N'umwana ukurikira impanga ziracyariho?
azigayemo kamwe ni umugabo ariko niwe wizera gusa iwabo, ariko nabo bafite ibyo bizera. Bo reka tubyihorere, Imana yatugiriye ubuntu tuyishime. Hani mu rugo wiyumve ko mu mubiri wa Kristo niho iwanyu hambere, mu muryango w'abera niho hari abavandimwe nyabavandimwe. Erega barakababo kose abandi muzatandukana, abari muri Kristo mukazabana iteka. Urumva atari bo nyabo? Nguwo umuryango, ngaba abavandimwe, ngizi inshuti. Turavuga nka Dawidi ngo niyo data na mama bana, Uwiteka azanyitorera. Urumva ari ku mwuka wa Kristo. Imana ishimwe. Mubonye ukuntu yakiriye icyifuzo cya mwene data Ntaganda kitaje ku gapapuro. Imana ireba mu mitima, uhita umenya neza ko Imana iziriya ntambara, uhita umenya neza ko Imana iziriya rugendo, uhita umenya ko Satani arushwa n'ubusa, Imana izasoza imigambi yayo. Ndagira ngo mumenyeshe ko nanjye nuko, nawe nuko, natwe nuko, umwamazi byacu nta mpagarara zikwiye kugira umwanya mu bugingo bwawe, kuko uzi byose ni inshuti yawe. Siko yavuze se ngo sinkibita abagaragu, ahubwo muri inshuti zanjye, kuko umugaragu ntamenya amabanga ya shebuja, ariko mwebwe hano mu Bakorinto ba mbere 3 Bakorinto ba mbere 3 murongo 22 na 23 haravuga ngo soit Paul, soit Apollo, soit Cépha, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. 22. Kuko byose ari ibyanyu, naho yaba Paulo cyangwa Apollo cyangwa Kefa cyangwa isi cyangwa ubugingo cyangwa urupfu cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba, byose ni ibyanyu. Amina. Urumva yararimo abwira abantu birata abandi. Bamwe bavuga ngo ndi wa Kefa, undi ngo ndi wa Apollo, undi ngo naka niwe uzi kubwiriza neza. Ngo Apollo azi gusobanura, Petero azi gusenga. Ubu ataya byose ni ibyanyu. Yaba Kefa ni Petero, sibyo? Yaba Paulo, yaba Apollo, yaba isi, yaba ijuru, yaba ibiriho, yaba ibizaza, we mugeni, byose ni ibyawe. Ese uratangira guhitamo ugereranya ikintu n'ikindi, kandi byose ari ibyayo, ari ibyacu. Murumva umugabane w'umugeni ni uko ibyanditswe bivuga mu Itangiriro 25 ngo Aburahamu yahaye Isaka ibye byose, ariko abana babaja abaha impano. Umugabane w'umugeni utandukanye n'indi. Twebwe dufite umugabane wuzuye, byose ni ibyacu, kuko turaganywa nawe, twicarana nawe mu ntebe y'ubwami, dusa nawe. Haleluya. Twimana nawe, ubwami ni ubwacu, intebe ni iyacu. Haleluya. Ubutware ni ubwacu, kuko tuzimana nawe.
umugabo ntabwo wamutanduka, ingoma y'umugabo ntiwayitandukanya n'iy'umwamikazi. Tutetavu, uwo mugabane urihariye, tubishimire Imana. 23 so handitse twari twasuye 22 aho nyine mu Bakore wa mbere 3. namwe muri aba Kristo nawe ni uw'Imana. Byose ni ibyanyu, namwe muri aba Kristo nawe ni uw'Imana. Murumva ubwo bumwe? Ni ukuvuga isano dufitanye na Kristo niyo Kristo afitanye n'Imana. Kristo akomoka ku Mana, ni Imana yambaye umubiri. Sibyo se? Kristo ni Imana yambaye umubiri. Soma Timotheo wa mbere 3:16. Kristo akomoka ku Mana. Kristo ni Imana yambaye umubiri. Gatatu 16. 1 Timothée 3:16. Sugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Sugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri. Imana kwerekanwa ifite umubiri. Ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka. Ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka. Ikabonwa n'abamarayika. Ikabonwa n'abamarayika. Ikamamazwa mu banyamahanga. Ikamamazwa mu banyamahanga. Ikizerwa mu isi. Ikizerwa mu isi. Ikazamurwa igahabwa ubwiza. Ikazamurwa igahabwa ubwiza. Mwabyumvise? Imana niyo tubwiriza. Imana yerekaga ufite umubiri siyo Kristo. Ubwiru bw'Imana burakomeye, ariko Imana yaduhaye kubwinjiramo, iradukingurira inyegamo, idukingurira urugi, turinjira tubona ubwo bwiru. Kristo ni Imana yambaye umubiri. Ongera udusubiriremo, dusubiriremo. Sugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Sugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa ifite umubiri. Imana kwerekanwa ifite umubiri. Ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka. Ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka. Ikabonwa n'abamarayika. Ikabonwa n'abamarayika. Ikamamazwa mu banyamahanga. Ikamamazwa mu banyamahanga. Ikizerwa mu isi. Ikizerwa mu isi. Ikazamurwa igahabwa ubwiza. Haleluya! Ikazamurwa igahabwa ubwiza. Aho niho ubutumwa bubumbatiye twizera. So gushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye. Niyo mpamvu ababusitaraho bakizera amayobera, bakaririmba amayobera, bakigisha amayobera. Ubundi niba ari amayobera ntiwarukwiye no kuyigisha, ntiwarukwiye no kuyavuga kuko utayazi. Niba ari amayobera ceceka, ababihawe bakayapfundurirwa, bakamenya ikirimo, abari bo bakibwira rubanda. Ubundi niba ari amayobera warukwiye guceceka, ariko turashimira Imana yatumye umucyo wayo akagoroba. Nibyo? La lumière du soir a déjà brillé. Umucyo wakagoroba wararabagiranye. Watugezeho tubishimira Imana. Umurikiwe agenda ahabona. Imana iha umuhanuzi Eliya w'igihe cyacu, mu izina rya mwene data William Branham. Eliya w'igihe cyacu, sibyo? Imana yamwishuriye kira gitereko cy'amatabaza, yandikaho intumwa zose, nawe yari yiyizi, ariko hariya ntago hari Branham. Kuko n'abandi n'abariya Paul ni izina bwite, Irene ni izina bwite, sibyo? Martin ni izina bwite, Koroma ni izina bwite, Ritter ni izina bwite, na John na Wesley ni izina bwite, sibyo? Ni izina bwite. Izina bwite ry'umuhanuzi w'igihe cyacu ni William Marion Branham, ariko ntabwo yanditse hariya, ntabwo ari ngombwa. Yavugaga ibyabaye, ariko ibiriho bibonwa n'abariho, sibyo? Ibiriho ntabwo bijya mu mateka. Imana ishimwe yamuhaye kumenya ubwiru bw'ubwami. Ikintu cya mbere yamuhaye
kandi ni ngombwa, kirakomeye, ni ukumenya Imana. Si byose imuhishurira ko Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza. Ijambo ryayo risenya ikinyoma cy'ubutatu, bituma twizera Imana tuzi. Dusohoka mu igunira ry'amayobera, twizera Imana nzima. Bituma tubatizwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, na n'ubu turacyamuhobera ari mu ijambo rye. Na cyaba kibabaje nko mu gihe umukwe yashidikanya ku mugeni, akayira burya ariko umuntu byaba ari grave. Abagore baraba akavuga tubanza ari buje cyangwa ese ngone nakuvuze ko numva atari we n'ubutatu. Oya, ikintu cya mbere Imana y'itorero ryayo no kumenya Imana. Ikintu cya mbere Imana nk'umugeni, nk'uko Yohana Mubatizi yabivuze muri Yohana 3, no kumenya ijwi ry'umukwe, no kumenya umukwe, kandi uwo umugeni asanga no umukwe. Turashimira Imana ko yasatuye ipaziya y'urujijo, ikatuvana muri confusion, mu rwijiji kubw'umucyo wayo, tukaba tugenda habona. Ishimwe ikuzo biyigarukire. Si ugushidikanya, ubwiru bw'ubumana burakomeye. Imana kwerekanwa ifite umubiri. Ndabibutsa ko turi mu kibwirizwa kivuga ngo ubumwe, sibyo, butagaragara kandi bukomeye bw'umubiri wa Kristo. Kugira ngo ube muri ubwo bumwe, no kumenya uwo mubiri, kumenya umubiri w'ijambo. Jambo yabaye umuntu abana natwe, aho ni muri Yohana 1, ntago twajye murahazi, sibyo. Ijambo yambaye umubiri hariya ngo so gushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwerekana ufite umubiri, ni Imana ni ijambo. Jambo yari ni Imana, jambo yari Imana, byose byaremwe nawe. Uwo jambo yambara umubiri niwe Kristo. Arangije yiyereka itorero. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikamera gute? So gushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi, mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga. Haleluya. Ikizerwa mu isi, ko bimeze, ikazamurwa igahabwa ubwiza. Ibyo byiciro byose byarabaye. Ni umukiranutsi mu mwuka, yabanywe n'abamarayika igihe yavukaga, ijuru bararirimba ngo Kristo yatuvukiye, sibyo? Kristo niwe Kristo yavutse, iramamazwa mu isi, ni ubutumwa bwiza. Irazamurwa, kandi uwo mwami azagaruka. Iyo umenye buriya bwiru ubihishuriwe, nk'uko abaririmbyi bajya baririmba ngo kwizera Kristo umuhishuriwe, uba ubonye Imana kwerekanwa ifite umubiri. Si byose Imana yambaye umubiri muri Kristo. Kristo nawe murabyumva, yambara umubiri mu mugeni we. Ni ukuvuga ku munsi wa Pentekote Imana, ubumana bwose bwari muri Kristo. Ku munsi wa Pentekote, sibyo, Kristo wese, ubumana bwose muri Kristo buza mu itorero, na n'ubu ntiburahava, niwe ukora imirimo. Reka tubibone mu ijambo. Uyu mubiri w'Imana, sibyo se, uyu ni umubiri w'Imana. Burabwira ubw'Imana si umubiri w'Imana. Imana kwerekana ifite umubiri, ni umubiri w'Imana, sibyo se. Kristo ni umubiri w'Imana, sibyo. Itorero ni umubiri wa Kristo. Murumva ubwo bumwe? Kristo ni umubiri w'Imana, itorero ni umubiri wa Kristo. Murumva ko ibyo ngibyo biri interconnected, birashamikiranye. Wabonye iriya Mana, iriya jambo, wabonye iriya Mana mu mubiri, ntabwo yayoberwa itorero. Abafilipi 1, Abakolosayi 1, Abakolosayi 1, Abakolosayi 1 murongo wa 19. Ariko duhere ku murongo wa 18. Katurebe gato.
15 kugeza kuri 19. 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Uwo ni Kristo bavuga. Imana itagaragara yiyerekanye muri we. Bivuze ko iyo umubonye ubu yibonye. Byabwiye Thomas ngo umbonye ababonye data. 15. Il est 16. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose, n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Reka tube twirengagije ibyo byose, tugaruke ku mugeni, ko turimo turabwiriza ku mubiri wa Kristo, ku bumwe bw'umubiri wa Kristo. Niba ibi byose byararemewe muri we, bikaremerwa we, bikaremwa kubwe, twe ntiturimo, natwe twaremewe muri we. Haleluya! Twaremewe muri we, abari we turemerwa. Niyo mpamvu ijya cyaje kugira ngo gisenye ubwo bumwe, si byose gikureho iyo sano, ku musaraba cyaraneshejwe kugira ngo tugaruke muri we. Twaremewe muri we, tumufite mu mwanya. Muririmbyi yaravuze ngo mbese mu mutima wawe ufitiye Yesu ahaba. Ufite umwanya muri we, si byose ufite umwanya muri we, muri Kristo, uwaremewe muri we, igihe iyo kigeze nawe amubona mu mwanya. Muri ubwo bumwe, niba twararemewe muri we, kugaruka muri we ni ugutaha. Nta handi twaba, nta kundi twabaho. Niyo mpamvu Satani kujegeza bikananirana, kuko nta handi. Hari ahandi se twaba? Nta handi twaba ngo byemere, kuko twagenewe kuba muri we. Icyubahiro n'ishimwe bimugarukire. 17. Il est avant toutes choses. Tout subsiste en lui. Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. En lui ntabwo ari nawe. Yabanjirije byose, kandi byose bibaho muri we. Tout subsiste en lui. Si byose muri we, cyane cyane twebwe abana be. Si byose tout subsiste en lui. Umurongo wa 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangiriro, n'imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje. Aho barasa n'abatuvangiye gato, ngo niwe mutwe w'umubiri, niwe torero. Il est la tête du corps de l'Église. Niwe mutwe w'umubiri w'itorero. Murabyumva? Umubiri we nawe ni le corps de Christ. Hani ijambo ryise le corps de l'Église. Sibyo? Umubiri w'itorero. Itorero ni umubiri. Akaribera umutwe. Il est la tête du corps de l'Église. No kuvuga ngo iteraniro ntirigaragara n'amaso. Umubiri nutagaragara n'amaso, ariko ugizwe n'abavandimwe bagaragara. Sibyo? Aho bateranira barahari. Niyo mpamvu n'ubu turi busoze tugaruka mu Baroma 16. Abana b'Imana barahari. Nibyo? Barahari. Niko gaciro k'iteraniro ry'akarere. Ejo hari akantu twavuze gatoya ku batari bahari. Ni akantu gasanzwe, ariko urebye neza gakomeye. Twavuze ku byerekeye
impapuro zitumira abataha ubukwe, ibyo dukunze kwita invitation. Sibyo se? Hari icyapa mubona hariya, communauté chrétienne indépendante. Hari wambwira icyo ari cyo? Nta karite mufite byanditseho, niyo mwanditse invitation y'ubutumire ni mubyandikaho, sibyo? Ngo saa 3 gusaba no gukwa. Umugwe dufite umushya ni cyiza. Twibutse rero uko twamubajije ejo. Kuri invitation yawe wanditseho ngo iki? Ngo ubukwe ngo gusabira imbere y'Imana ngo ni hehe? Muri communauté chrétienne indépendante wanditse ngo iki? Byanditse zara ku cyapa. Urumva rero reka mbabwire abana b'Imana turi mu bwiru. Nta mwana w'Imana nta tangazo rya pasteur ryigeze risohoka ngo ribabwire ngo nimwandike invitation mujye mwandika ibi. Reka tubajaga iki? Ariko ntimushaka kwandika ngo kuri communauté kandi bundi kuba muba muyobora bamwatumiye. Sibyo sa? Muba muyobora bamwatumiye. Nkajya kwandika ntimwandike ibiri ku cyapa. Nuko ibiri ku cyapa sibyo bibaranga. Communauté chrétienne indépendante ni izina rya dossier iri muri ministère y'ubutabera, ntago ari izina rya assemblée. Mugira gutyo, ni izina rya dossier iri mu kabati ka ministère y'ubutabera. Twubaha ubutegetsi kandi ntago iryo tegeko Kaisar tumwibye, Imana tukaya ibyaye. Communauté chrétienne indépendante ndabasubiriramo, si izina rya assemblée y'akarere ya Kabeza, ni izina rya dossier iri muri ministère y'ubutabera mwisi, kandi ikenewe kandi yemewe, ihabwa uburenganzira kugira ngo tugendere mu mategeko. Mugize ko murabisobanukiwe, ntago ari izina rya assemblée. Turaba Kristo. Gloire au Seigneur. Akonako nakantu kaba kavugiwe igihe. Kubera iki kaje gafatanya isano n'ikibwirizwa, turi umubiri wa Kristo. Ntabwo turi dini nka yandi, oya, turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Ntabwo twirata icyapa, ntabwo twirata abantu, ntabwo twirata abantu. Niyo yaba Branham, niyo yaba Frank, niyo yaba Thomas cyangwa Joseph, ntabwo twirata abantu, twirata uwatubabariye, twirata uwaducunguye, twitirirwa Kristo. Niyo mpamvu tudashobora kujya mu igunira rya Branhamisme cyangwa ngo tujye mu igunira rya Frankisme. Turaba Kristo, byose ni byacu. Sibyo? Sibyo? Turaba Kristo. Kristo nawe ni uw'Imana, byose ni byacu. Yaba Kefa, yaba blabla, bose tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Byose ni byanyu, namwe muraba Kristo, Kristo ni uw'Imana. Urumva akoze noneho atangiriye hepfo, byose ni byanyu, muraba Kristo, Kristo nawe ni uw'Imana. Noneho hariya dusomye ngo si ukushidikanya, ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa ifite umubiri. Noneho tuje mu Bakolosayi 1. Ibyo byose ni ubwiru, nibyo twavuze ngo kunywera ku gikombe, wakurya umugati ukanywera ku gikombe, sans discerner le corps de Christ, udasobanukiwe umubiri wa Kristo, uburiye umuvumo. Ni ukuvuga ngo niba wegera ameza y'umwami, sobanukirwa umubiri we. Niba sibyo unywera ku gikombe, sobanukirwa umubiri we, kuko turi umenye uwo twibuka, nabo muhuriza ikiganza, nabo musangira, nabo hoza ibirenge, menya abari bo. Niyo mpamvu abana b'Imana baraziranye, abo twunze ubumwe turaziranye. Ntabwo ari ibyo kuvuga ko wenda abangaba basibo, wenda nibo. Tekereza nk'ubu ngubu turaha tuvuga ngo hashoboka se kwiza ifirimbi ya nyuma itaravuga, wenda hano hari abana b'Imana, wenda ntibahari, muri ubu tutaba tugowera. Certainement nta gushidikanya ko hano hari abana b'Imana, kandi turababona, turabazi, turabareba.
sibyo dona ubu wavuga ngo ugiye ngo icyo nzi igihe Donate yavuga Imana ngo ugenzi ko ndi umwana w'Imana ngo abandi bose baransinze ibyabo cyaba ari ikibazo ujya ubona bahari wabavuga bayabyorere ni ukuvuga ngo ariko hariya twasomye ngo tirufoza turagaruka urumva burya reka mbabwire ubona Imana abona n'umubiri wayo ubona Kristo abona n'abana be niyo mpamvu kuvuga ngo umuntu azarandatwa kandi afite amaso sibyo se nta ufite amaso ntarandatwa harandatwe impumyi ni ukuvuga ngo Imana iguteretse mu bwami iguha kumenya ibyabwo nibyo ra yiguteretse mu bwami wumva ururimi rwaho ukamenya amabanga yaho sibyo ukamenya gahunda yaho ntabwo umera nk'umutsindirano turi abana bwite noneho Abafilipi nako Abakolosayi 1 tugeze kuri 18 il est la tête du corps de l'église niwe mutwe w'umubiri w'itorero 19 car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude kuko Imana yashimye kuzura kwayo kose kuba muri we Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we Kristo muri we hari kuzura kose kubumana en Christ il y a toute la plénitude de la divinité muri Kristo hari kuzura kose kubumana nibwo bwiru Abakolosayi 2:9 19 Abakolosayi 2:9 car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité nyamara muri we niho hari kuzura kubumana kose mu buryo bw'umubiri kuzura kubumana bwose mu buryo bw'umubiri baratuvangiye car en lui habite kuko muri we hatuye corporellement toute la plénitude de la divinité muri we kuzura kose kubumana mu buryo bw'umubiri corporellement ni ukuvuga ngo muri we niyo mpamvu muri Yohana wa mbere 4 handitswe ngo umwuka wose utavuga ko Kristo yaje afite umubiri ni wa antikristo ni ukuvuga ngo Imana iragaragara Imana muri Kristo iragaragara na Kristo mu itorero aragaragara Kristo mu bana be aragaragara mu bana be ntabwo ari umuzimu ni muzima haleluya ni muzima muri mushiki wanjye ni muzima muri Donati ni muzima muri Nkusi ni muzima muri Kana ni muzima aragaragara arakora haleluya afite imbuto adukoreramo turi ingingo ze mu bitinyuke kapiteni mu biyamirize Kristo aragaragara muri wowe aragaragara muri twe aragaragara muri nge mu bana be mu buryo bwo aragaragara iyo dusomye mu Befeso aragaragara ni muzima aragaragara arakora ariyerekana Abefeso 1 Kwera ku murongo wa 20 kugeza ku 23 il l'a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru ikamwicaza iburyo bwayo
bo mu ijuru, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Abo bantu bo mu ijuru tuhicaranye nawe. Soma Efeso 2:6. Hano twari mu Efeso 1, cyo mu Efeso 2:6. nuko ituzurana nawe, Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Si mu ijuru. Ubwa mbere bari babivuze neza hano bo mu ijuru, none birabacanze bavuze mu ijuru. Il nous a ressuscités ensemble. Yatuzuranye nawe, et fait asseoir ensemble. Atwicazanye nawe dans les lieux célestes. Hano mu ijuru en Christ Jésus. Muri Kristo Yesu. Iyo usomye Abefeso 2:6 ukabihuza n'Abefeso 1:20 ko yamuzuye, la mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, amuzura mu bapfuye, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amwicaza iburyo bwayo, hano mu ijuru. None ijambo riratubwiye muri Abefeso 2:6 ngo yatuzuranye nawe, atwicazanya nawe hano mu ijuru muri Kristo, iburyo bwayo, mu mbaraga zayo. Iryo hame ni amina. Bivuze ngo nk'abantu bagaragara turi hano, nk'ingingo z'umubiri wa Kristo turi dans les lieux célestes. Les lieux célestes rero niho dans le corps de Christ. Umuhanuzi aradusobanurira ngo les lieux célestes ni la position des saints dans le corps de Christ. Hariya biri mu Efeso 1:3. Mu Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo rero na se ihimbazwe, yaduhereye imigisha y'ubwoko bwose ahantu ho mu ijuru muri Kristo. Ku ruhande rumwe nk'abantu turateranira hano, ku rundi ruhande turi mu bwami. Niyo mpamvu Satani ashobora gutera hano muri assemble, ntabwo yajya mu mubiri wa Kristo. Ntabwo yagerayo. Murumva yagera se? Ntabwo yakwinjiramo, atagotera hano. Naho kandi uwo mwami akamumenesha, kuko akeneye harmoni, akeneye guhuza hagati y'abera. Ntabwo akeneye kurusirikwi. Ibyo byo murabizi kubera amashanyarazi. Mwabaye kurusirikwi, ibintu bikabombo. Ntabwo ikeneye ibintu bibombagurana, bigongana imitwe. Akeneye ko abavandimwe bahuza, akayaga kagatembera. Ariko murumva tumeze gute? Murasingira ikirere? Prekiza munagusa kabisa irema. Kugize gutya. Nukubihamya? Na madamu nawe yasagira gutya. Madamu ntago ari madamu w'umuntu, ni yamubazanira madamu wenyine. Bo uriya yitwa madamu. Bo ubwo bari mu isi bazi nawe yasagira gutya. Ariko twese turumva, turabona, si byose turareba, turagenda habona. Nta kantu kumwijima nta cyadusoba. Ugenda mu mucyo nta sitara. Sinzi nta hantu demoni yaza kwishano. Aya predonate ntago byashoka. Ngo niba ari ibyo, ntago ngo bazahirwa, ngo n'abandi bavuye muri za Angola nibo zaza baza kubwiriza message, ngo tuzakora uko dushoboye, ntihakazagira ugera ku Kabeza. Bazarorere. Birababaje. Byanditswe biravuga ngo Uwiteka aravuze ngo iyo fu nayo mavuta ntibizashira kugeza igihe gahunda zizasoreza. Gloire au Seigneur. Nanjye kuvuga ngo tuzabura ibindi, nabyo ntabyo tuzabura. Nanjye kuvuga ngo tuzabura ibindi ngo ariko ijambo ryo ntirishobora, nabyo nakosoye. N'ibindi turabifite. Tembera aho ngaho muri izo asambure zutembera hano. Ubwenge turabufite. Hano hari ubwenge bw'Imana. Murebye nk'udukorwa, hari iby'umwuka ariko no mu bisanzwe. Prekiza. Unaonaje? Bwana yuko kwa kazi kabisa. Very smart. Cyongereza kiratobotse. Very smart. Abana smart.
abagaragu sumati, inzu sumati, ubusitani sumati, parikingi sumati, indabyo sumati, intebe sumati, hari sumati abigi sumati ya sumati. Impamvu ari sumati, umwami ni sumati. Biratoboka, bigomba kuvugwa. Umuntu ajya yibaza niba umubandi Imana yishuramo ijambo. Hari igihe umuntu agira ubwoba nk'umuntu akibaza atari ko se aba bantu ukuntu mbyumva nabo barabyumva, ariko ngera amavuga nti se wamaye kubyumva nawe niwe twizera. Buriya nabo barabyumva ari uwo abicecekeye. Ndababesherera namwe murabyumva. Kuki mutabyumva se? Kuki mutabyumva se? Twese turi abana be. Yamana ijambo ababashisha kurishyikira. Ntabwo twagira ubwoba ngo ibi bintu birakaze, ariko byorohera abahirwa, kuko Yesu yaravuze ngo hahirwa amaso abona ibyo mubona n'amatwi yumva ibyo mwumva. Niko wadusomeye murongo wa 20 turawurangije. 21 baratubwira ahantu ho mu ijuru. Pawulo arerekana nk'intumwa y'Imana imbaraga z'itorero. Murabyumva? Imbaraga z'umubiri wa Kristo. Sibyo? Uko dukwiye gufata umubiri wa Kristo. Abantu badusuzugure ariko twebwe twibitse ibanga. Abantu bibwire ko batugaya, umuntu akazanga akibaza ko yaza akavurunga assemblée agafora amababa nka dendo agira ngo ahanganye n'abantu. Dendo murayizi? Irutwa n'amababa jamais tuza mbabarire ko dendo ariko byaranyuye dendo buri biri mu biki ariko ibyo ngibyo hano nibikunda nyir'urugo arahari. Hari ahantu twicaye Daniel Celeste iburyo bw'Imana turakomeye. Ntabwo watuvanayo kandi turi abanyambaraga. Nibyo Paulo yabwiye amatorero ati ngewe Paulo woroheje iyo mundeba atariko intwaro zacu ntabwo ari z'umubiri. Twiteguye gukubita hasi no gusenya ibihome no guhirika n'ikintu cyose kiyira hejuru kirwanya umwuka wera. Tuzagihirika ati ngewe Paulo woroheje. Nibaza ko kara kagabo gatoya jewe ndi umusore ariko bati nduworoheje imbere yanyu atariko mu mwami turakomeye. Bene data nitorero y'umubiri wa Kristo wicaye harakomeye. Nta dayimoni izaza kuvugiriza kubera ko umwami yaratubwiye. Sibune bwa natwe twarimora ngo icyo muzaboha no mu ijuru kizaboha nicyo muzabohora. Sibune natwe turi muri iriya mandara. Ese iriya manda y'ubwami iracyakomeza? Iriya manda irakomeza. Nzaba imfunguzo. Ese turazifite mu ijambo dufite ububasha bwo gufungura no kuzirika. Sibyo? Ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzababatura. Ijambo rirabohora nk'uko rishobora no kuboha ikigomba kuboha rikakijugunya hanze kugira ngo ihanga ridasitara. Cette capacité nous a été aussi donnée. Ubwo bubasha tutabuhawe Satani yaza gukora za acrobatie hano, abakrobate. Ntabwo hano haba acrobatie. Mwamaremye. Reka mwumva hano itorero riri mbere yuko tugana ku musozo. 21 ngo atwicazanya hano mu ijuru muri Kristo ni 21 aho hantu ni au-dessus de toute principauté. Soma twumva Kinyarwanda. Imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. De toute principauté, autorité. N'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. Au-dessus de toute principauté.
hejuru y'ubutware bwose, autorité hejuru y'ubutegetsi bwose, puissance hejuru y'imbaraga zose, souveraineté ubwami bwose, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, hejuru y'izina ryose ryogezwa, non seulement dans le siècle présent, atari muri iki gihe gusa, mais encore dans le siècle à venir. Tukiriho mu mubiri wa Kristo, mu bwami, ahantu ho mu ijuru muri Kristo, turi iburyo bw'Imana, turi mu mbaraga zayo, twicaranye nawe, niko Efeso 2:6 havuga. Aho turi n'ingoma ya Kristo igaragara itaraza, turi hejuru y'ubwami bwose, turi hejuru y'amadayimoni yose, turi hejuru y'imbaraga zose. Nta waduhananturayo kuko nta wadushyize mu mubiri wa Kristo. Umwami Imana asingizwe iteka mu buryo bw'umwuka, naho turi. Wambaza uti kuki tugira intege nke, kuki turwara? Ntabwo turwarira mu mubiri wa Kristo, ntabwo turwarira ahantu ho mu ijuru muri Kristo, turwarira mu mubiri. Hano ni dimension ebyiri zitandukanye, ni ibirere bibiri bitandukanye. Tugirira intege nke aha mu nyama n'amaraso, nibyo? Tukanihira mu nyama n'amaraso, tukarwarira mu nyama n'amaraso, na Satani arahagera, ariko aho tuzirikiye mu bwami ntasunutsayo. Si byiza? Aho niho ubumwe bwacu bukomereye. Ndibutsa ko ikibwirizo kivuga ngo ubumwe butagaragara kandi bukomeye bw'umubiri wa Kristo. L'union invisible et solide du corps de Christ. Nta cyabusenya, nta cyabukuraho, nta cyabushobora, kuko si ubw'abantu, si ubwo tunywa mu cyayi, si ubwo tunywa muri fanta, si ubwo dusengererana, si ukubera ko dusurana, si ubumwe bubagarwa nka bya bindi bavuga ngo ifuni ibagara ubumwe ngo ni akarenge. Ntabwo ari ubwo ngubwo, ni ubumwe busugizwa n'ijambo. Ngo nitudasura bene data bazigendera, bazagende. Ariko ngiye rwose, yego ijambo ni ijambo rwose, ntacyo narigaya, ariko umwaka ukihirika undi ugataha, nta mugaragu w'Imana ungerera mu rugo. Umwe agafuni kabagara umwe, hano ni akarengera. Ijambo ikiduhuza ni ijambo. Niko ijambo ryavuze muri Matayo 24 ngo là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Le corps de la parole, aho umubiri w'ijambo uri, ni naho ibizu bizateranira. Nubwo abantu babicecekeye, nubwo babisohokerana niyo dusohotse, ariko abana b'Imana imitima yabo ni agati k'inkubirane ka Dawidi na Yonatani. C'est une union parfaite. Ni ubumwe bwuzuye butagira amakemwa. Parfait ni ikintu cyo bita nta makemwa. Ntimuzi abantu bita gutyo? Abanyarwanda barihandagaza, abana bari akana kayakareba ngo nta makemwa. Harako twiganaga muri primaire kitwaga nta makemwa. Kantu kagahungu kigoronzora na bo nta makemwa. Nta makemwa ya hehe. Nta mashyure goronzora. Hari utuntu twigoronzora bo. Nta makemwa. Ubumwe butagira inenge burashoboka. Ubumwe butagira kenge na gato umubisha yapfumuriramo. Kugira ngo izamurwa ribe umubiri wa Kristo mu ijambo ugomba kuba parfaitement, ugomba kuba wuzuye. Kubera ko ntituzazamurwa insigane. Nous ne serons pas enlevés à tour de rôle. Ntabwo tuzazamurwa dukurikira murabaza ngezo y'abavuga butumwa, garuke ntore y'abaririmbyi, wanyuma bazaninde hazazamurwa umubiri wunze ubumwe mu ijambo. Imana
isingizwe kandi duhane umugisha. Mu gusoza Abaroma 16 ntabwo nongera kuhakoraho. Umwuka yera turacyahari, hari ubwira dufite tuzagaruka, ariko dusoreze kuri Zaburi 133 dusubika. Psaume 133. Kadusubike, ijambo ry'Imana ntirishira inyuma, ni isoko idakama. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Dorere, erega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Kw'abavandimwe d'habiter unis ensemble, bahuje. Kabiri, c'est comme l'huile, la meilleure, qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe agatembera mu bwanwa bwa Aroni, agatembera ku misozo y'imyenda ye. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Heromoni kimanuka ku misozi y'Isiyoni, kuko aho ari Uwiteka yategekeye umugisha, ari wo bugingo bw'iteka. Dorere, ni byiza kandi birashimishije kubona abavandimwe, pour des frères d'habiter unis ensemble, kubona abavandimwe bahuje umutima, bahora ahantu hamwe, habiter unis ensemble. Buri muntu wese muri twe afite icumbi rye, ariko uku gutura duhuje umutima ni muri Kristo. Ntabwo tuzavayo, sibyo? So mu murongo wa nyuma wa Zaburi ya 23 mwumva ukuntu dutuye. Umurongo wa nyuma Zaburi 23. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iminsi yose nkiriho. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nibyo, umunezero n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel toute la durée de mes jours. Kandi nzatura mu nzu y'Uwiteka iminsi yose y'ubuzima bwanjye. Ahandi akaba avuze ngo ni byiza kubona abavandimwe batuye aho hantu. Ese iyo nzu y'Uwiteka ni yahehe? Mwumva ko ari muri Kristo? Ni mu mubiri wa Kristo. Aho ngaho duhari kugirirwa neza n'imbabazi bitwomaho iminsi yose tukiriho. Nibyo Dawidi yavuze ngo iminsi 1000, sibyo? Imyaka 1000 rutwa n'umunsi umwe mu bikari byo Uwiteka. Aho hantu niho turi, niho duherwa umugisha, niho tugirirwa imbabazi, niho duhabwa imbaraga. Haleluya! Niho twiyubururira mu mwami, niho twunze ubumwe. Aho ntaho watuvanayo, ariko impamvu Mwuka Wera yatuzanye mu Baroma 16
nuko bene abo bantu bari muri uwo mubiri utagaragara bo baragaragara bafite n'amazina. Murebe hari Abaroma 16 bafite n'ibigwi n'ibyo bakora bifatika. Ejo twabikomojeho bitewe n'uriya Trufoza, turamuvuga dusomere mu Abaroma 16 12 na 13 aho twasomye kare kugira ngo dusoze. Munahirize Turufayina, reka nisomere, na Trufoza bakorera mu mwami wacu. Ejo twabivuze ngo hari ukorera mu iduka, hari ukorera mu ishuri wigisha nka ba Yosefu na Sara, hari abainjeneri bubaka nka ba Silivani, hari ukorera mu nkiko no mu bushinjacyaha nka tw'abavoka, hari ukorera mu mirima, hari abashabitsi nka ba Petero bacuruza, Simon Pierre niwe mukiza. Sibyo niko yitwa? Niko yitwa? Niwe mukiza Simon Pierre. Nero tacuruza ibintu birimo amafu n'iki sinzi none ngo ajya za Nyaruguru ajya kererwa ngo ndi muri Nyaruguru nibasigaye ahinga uhinga amakawa yivugira amacya ameze nka se muramwibuka basa nk'indobo. Imana ishimwe yadusigiye uri ariko n'Imana yamuduhaye bo noneho yo mubonye mbita muri Alphonse muramwibuka muzee n'amanoye n'ibirenge bana. Buriya rero isano ni ikintu gikomeye. Kizura munamukumbuka muzeru yitwa Musoni Alphonse. Umuntu buri wese ufite ibyo ukora, hari n'abakorera mu ngo zabo bamaze kubona passion, ariko iriya mirimo bakora mu ngo nayo ntitwayishobora. Ariko hano baravuze ngo munahirize Turufayina na Trufoza bakorera mu mwami wacu. Ni mu bihe biro Pawulo arimo aratashya, ntibari hamwe, arashaje, arabivuze tebara abana b'Imana bashiki bacu bakorera mu mwami wacu. Umwami wacu ahimbazwe. Ikibazo ni iki? Ese natwe hano ku Kabeza hari abantu bakorera mu mwami wacu? Haleluya, dukorera mu mwami wacu. Cicike gato tubyibazeho. Ntabwo twabaho gusa turi abahinzi, turi abafundi, turi abacuzi, turi abubatsi nk'aba Donati, ariko Imana ishimwe kuko dufite ubwami, dufite umwami, dufite iwacu, dukorera mu mwami wacu. Hari imirimo dukorera mu mwami wacu niyo izaduherekeza. Uyu Turufayina na Trufoza bakorera mu mwami wacu si abantu bakiriho, arabavuga bakiriho. Munahirize na Perusi ukundwa. Hano Pawulo arimo arinigura, arabutanze ubuhamya kandi abufitiye gihamya, ntabwo yahuzagurika. Yohana yaravuze ngo twitwa abana b'Imana kandi niko turi, sibyo se? Ahandi aravuga muri Yohana wa mbere 4 ngo abisi bavuga ibyisa abisi bakabemera, ngo natwe ikitubwira umwuka uyobya n'utayobya, sibyo? Umwuka wose utwumvira, gusura amataraza ababumvira, utwumvira wese abafite umwuka w'ukuri. Yohana azabo bagendana, uribaza ko na Paulo atazabo bagendana? Cyangwa twebwe hano ku Kabeza tutazabo turi hamwe mu mwami? Turabazi, mugire guriya turabazi. Dushatse tubiyobowemo twabavuga n'amazina. Mugiye muzambabare nimuzamvuge, umwuka wera ashatse yatangaza. Ariko abantu batuye mu mwami, bakorera mu mwami, bakorera umwami, Imana ibafitiye ingororano. Kandi byakozwe ibyashiro Yohana 14:13 ni ihame turapfundikirira hano. Ibyashiro Yohana 14:13. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Andika uti uhereye none. Ni byahishuriye Yohana 14:13.
nkabona abakifungura impapuro. Byaje Yohana 11:13 subiramo. numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ngo baruhuke imihate yabo. Hari imihati muranyuba, baruhuke imihate yabo. Hari n'imirimo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Kuruhuka bibaho iyo habaye kuvunika. Imihati iratuvuna tukananirwa, ariko ingororano iradutegereje kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje. Imirimo ijyanye natwe duherekeje si iy'ubwavoka, si iy'ubwubatsi, si iy'ubucuruzi, si iy'ubwarimu, si iy'ubushabitsi, si iy'ubworozi, si iy'ubuhinzi, si iy'ubudozi. Hoteli barahari nka madamu wanyu si yagiye yenyebije hanze ntabwo ari iyo ngiyo yari yateranye yagiye mu kazi akaraka buriya nta kundi urumva. Hari ikiraka utakwitesha kubera ko akazi karabuze. Niko bimeze turi abantu, ariko imirimo iduherekeza niyo dukorera, sibyo, mu mwami wacu. Ese buri muntu amufitemo ibiro, buri muntu urugingo rwose rufitemo akazi. Icyo twasaba Imana nk'abantu bamaze gushikama kandi Imana yifuzaho ibigwi, nuko Imana yadushoboza tukaba mu byimbo byacu. Nibyo turimo turagaruka, cyangwa se umwuka wera tugarura no kubyavuzwe ejo kubwa benshi baba badahari. Ejo uretse ko n'ikindi gihe byavuzwe, ejo umwuka wera yagarutse ku bigwi bya Dawidi ahangamura igihangange cyangwa uwisi igihangange yitwa Goliyati. Muribuka ko yari akeneye gusa ibuye rimwe. Ibuye rimwe ryari rihagije, ariko Bibiliya iravuga ngo yafashe amabuye 5. Yewe uko ngewe umuntu wese yakwisobanurira uko abyumva, ariko ngewe igituma mbona yafashe amabuye 5, ntabwo umugaba w'ingabo agenda wenyine, sibyo se? Yaravuze ati ninkucora Goliyati garide dikora wakinyagambura ndafatira indi bosi mbize ndajya kurangiza 5, ariko ibyo ni ibyanjye. Ariko gusa ikintu gikomeye ejo umwuka wera yagarutseho n'ubu ngira ngo tugarukeho dusubika, nuko Dawidi yateye ibuye ajyana naryo, kubera ko ibuye ry'umuhumetso wa Dawidi si ryo ryishe Goliyati, ryaramucogoje, sibyo? Yitura hasi, Dawidi aba yamugezeho, asingira inkota ye, amuca umutwe, amuca ibinyita, ashyira ku nkota, aravuga ngo gusuzugura Uwiteka kirabirarora, kuneguriza Imana izuru kirabirarora, kwigaragambya imbere y'izina ry'Imana ya Isirayeli ntibishoboka. Amayowe aravuga, icyubahiro kigaruka mu Isirayeli. Ni ukuvuga ngo Dawidi yateye ibuye ajyana naryo. Natwe turasaba Imana ngo iduhe kugendana n'umujyi w'ijambo, le mouvement de la parole, tujyane naryo. Imana idushoboze twicare muri ofisi zacu zo mu mubiri wa Kristo, sibyo? Imana itwereke imyanya yacu, duhagararemo neza, dukorera umwami. Igihe kirakuze kandi nkaba mbatangarije ko n'ubu tumukorera, sibyo? Turamukorera, muramukorera, ariko Imana iravuga ngo turusheho, sibyo? Twikumumure, dusaba umwami, ntituzabyigana, ariko Imana buri muntu wese mu mwanya we pe.
imuhe kuba umugabo ayikorere. Kuri wa mbere 15:58. Dusomere njye ntago nsoma. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Nibyo? Kuko muzi ko umuhati wanyu atari ubusa mu mwami. 145 mbere yuko dusenga. Kugukorera ni byiza. Kugukorera ni byiza. Ijana 145 kugukorera ni byiza. Mu njyana yo gusenga ituje, buri muntu wese yinira mu mutima we asaba Imana kuko ngo ayibere igikoresho mu mwanya we. Kugukorera ni byiza mukiza wanjye. Amen. Turaserurira Imana ishimwe. Nyuma yuko Imana ituganirije, tuba tubohokewe natwe kwibwira ibyacu, dusaba, dushima, twinginga, kandi turushaho kwizera ko yatangiye umurimo izawusohoza muri twe. Dusenge. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo, uri igitangaza, urakwiye, uruzuye mu gihagararo cyawe gikomeye mu ijambo. Ce que je te demande, oh Dieu, c'est que tu puisses accomplir ta volonté. Mwami himbazwe, uri Imana ikomeye. Ijambo ryawe rirakomeye mwami. Merci pour le repas. Merci pour le pain de vie. Merci pour tout, Seigneur de gloire. Watugaburiye uhimbazwe. Ushoboze utegeye amaboko. Accomplis ta volonté dans ma vie. Mwene data Nkusi asaba ngo ashime muri byose, aturagize Uwiteka. Urakoze mwami wacu, Mana yacu Yesu Kristo, kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe abana bawe turi imbere yawe. Haleluya. Dushima ko wadukunze mwami, ntabwo waduciye ingeso zacu nziza cyangwa gukenuka kwacu, n'ubuntu bwawe watugiriye gusa. Ishimwe n'icyubahiro kugarukire. Amen, amen. Komeza mwami uhe imitima yacu kukunezererwa. Ijambo ryawe mwami ni umutungo uruta indi yose twabona. Mwami uri muri twe byose biba bitunganye. Dushoboze mwami kumvira ijambo ryawe. Haleluya. Mwuka wawe wera muri twebwe atuyobore. Mwami tugendere mu ijambo ryawe nk'uko riri. Uwiteka dushobozwe nawe tudakoresheje imbaraga zacu, ahubwo mwami tuyoborwa nawe. Habwa ishimwe n'icyubahiro kugira bawe bose. Baradukunze mwami, urukundo rwawe turubona buri munsi mu buzima bwacu bwose. Twe turi abanyantege nkeya, ariko urukundo rwawe rutugendaho, turarwumva. Umugisha abana bawe. Haleluya. Ushoboje guterana uyu munsi bakumva ijambo ryawe, uhe umugisha imitima yabo yakirira ijambo. Iryo jambo mwami ryari imbuto mu bakobwa n'abahungu bawe. Mwami umugaragu wakoresheje tumusaba umugisha, aho yakuye uhongere mwami, gusigwa kuba hejuru ye mwami, kugiye guherekeza abera bawe. Kandi Uwiteka abana bawe batabashe guterana mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka ubera hose icyarimwe.
ukomeze kubana nabo, umugisha wawe ubagereho. Hallelujah. Uwiteka, ibyifuzo by'abana bawe byose urabizi, ukomeze guherekeza intambwe zacu no mu ngo zacu no mu kazi aho tuba turi hatandukanye. Mwami, udukoreshe ibyiza. Urakoze rero, tugiye gusubira mu macumbi yacu. Ubwiza bwawe bukomeze kubana natwe, igihe uzashima ko twongera kugaruka gutera kugira ngo twumve ijambo ryawe. Nabwo Mwami, nta wundi tuzagarurira ishimwe uretse wowe. Byose ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusabye dushima.